yari umugore nawe nzi gusa bajyaga bavugana kirina aya bavugana ariko nyine igihe nk'inshuti bari nk'inshuti igihe cyarageze noneho nkajya mpishwa ibyo bavugana nubimenye simbimenye umva rero sinamenya ngo nimba ari we wamuzamuye nimba ari we yagiye akurikiye ntabwo mbizi ntabwo wabimenya nabimenya pe ariko bitewe n'ukuntu bakunze kuba bakunze gukorana wa mugani yakubitana udushyi bagira komedi Marita Karira uriya mugore akubita Marita sha udushyi pa yesuwe undi nawe Marita Karira undi akamukubita mukanda akamuhoza bitewe n'ukuntu bakunda gukorana kandi bahisemo ko ari we muntu bakorana ni wonyine ntawamenya rero komedi y'abantu babiri gusa itagira uwa gatatu ntawamenya twe kubitindaho ariko kubera ko impamvu yari yose yatumye uwo yaba yaragiye kureba wese ntacyo byahindura nimba ari nawe yagiye kureba ni ukuri pe Imana izaba umugisha njye simbifuriza imivumo nta kibi mbifuriza mana yanjye abo bazatunge batunganirwe niba n'abana bazabana amahoro nta mubyeyi we nimba uri umubyeyi mbura umukobwa ntabwo mbizi uzamubera imfura basi undute azamuha ibyo wamwimye nibyo byiza yaburiye iwanjye ntazabiburiraho amezi 6 ubundi ayamaze ntaramubona nemerewe kugenda mu mategeko umugabo yaragiye nshaka gatanya none se abameze nabi icyo nzi cyararatuje si utuje rata ndabizi iki kiganiro kuri bukirebe aho uri si utuje Marita kino kiganiro kirebe njye uze kwandika muri comment umbwire shani yaramutse ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nshimire by'umwihariko wowe wakoze subscribe ukandika comment ndetse ukanasharinga ibiganiro byacu nshimira nawe utanga inama n'ibitekerezo muri comment ngira ngo mbashimire cyane kuko iyo urebye ikiganiro ukandika comment uko yabimeze kose ugira inama umuntu cyangwa se hari n'indi nyunganizi cyangwa ubufasha wifuza gutanga ku bantu tuba twaganirije cyangwa inama nukuri zibagirira akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi ni impamvu ntareka kubabwira niba urebye ikiganiro ushaka kwandika muri comment uko wakibonye uko bakirebye bagira inama kubera ko inama zanyu zirakenewe ni nazo gira akamaro uyu munsi rero nasuye Shania murabizi ko bushize twaganiriye murabyibuka ntago turi buze kubisubiramo cyane uyu munsi navuze ngereka njye kumusura mu rugo turebe uko ameze cyane ko muri iyi minsi nyine navuga ko atameze neza kubw'impamvu namwe muzi rero turi mu rugo iwe ngo nifuje kugira ngo tuganire tumenye uko ameze muri iyi minsi niba yaramaze kwiyakira muri we hari n'abantu benshi mwagiye mwandika comment nyinshi mumubwira muti ibyo bibaho natwe dufite abana ariko kuko wamugani nibyo ibyo ni ijambo riba rihumuriza umuntu kugira ngo yumve ko nawe atari we wenyine icyo kibazo kibayeho Shania tuguhaye ikaze murakoze meze utese ndashima uraho urahumeka iyo bukeye ugihumeka biba ari amahoro ubara ubukeye nimba ari ubukeye iyo bukeye biba ari ibyo uba wibereye mu rugo witoreje shamba nese nakora ibyo so wabuze nawe utemberera we wabuze nawe utemberera koko oya ndagenda ahubwo nuko nyine akenshi ukora abana amasaha menshi nayo mara hano kuko nta n'akazi wenda ufite ubwo wagiyeho rero tugarutse gatoya wenda nagira ngo dusubire muri comment z'abantu bamwe na bamwe bagiye bandika kuri kiriya kiganiro wakoze hari abagiye bavuga bati ibintu byanyu bavuga bati wikiriza ngo uraza kurira kuri kamera ngo bigende bite hari n'uwavuze ngo njyewe mfite abana 3 ngo umugabo yantanye ngo kandi ndabareze barakuze mbese ngira ngo nawe warazirebye wazitekerejeho iki zira comment hari abagushyigikiye hari n'abagututse ngo nubundi wari umumereye nabi ngo reka yigendere ntago nzu impamvu babivuze niba uburyo wari umumereye nabi simbuzi wenda niba wowe hari ubwo uratubwira bahubwo barabuzi
ababivuze gusa njyewe ziriya komenti nazikuyemo inama kandi nzi ko ni inama ngewe nakuyemo n'inyigendere zamfasha. niyihe rero yitubwire aho icyo wakuyemo nyine icyo wigiye muri ziriya komenti. icya mbere ni ukwigirira icyizere akomera nkumva ko nyine inshingano n'inge ziri ku mutwe ntawe ndeba nkabyakira nkavuga nti ndi mu rugo nyine n'abana n'abanjye ni inshingano zanjye nkamenya ko nyine ari bwo buzima. ubundi icya mbere ni ukwigirira icyizere nkumva ko nshoboye. ku bantu bavuze ko kuba yaragiye ubifitemo hari abanditse ngo kuba yaragiye ngo ni we wabiteye ni wowe wabyaturutseho. hari n'uwanditse muri cya gihe Marite agisenga akavuga ngo afite abantu baza gusengera hano ukabyanga. nirukanye urusengero ngo umugore ngo uwanga ko umugabo asenga ngo ubuse nubwo yaba aguca inyuma ngo aguca inyuma ku bagore 5 ngo bangahe ngira ngo warabirebye nawe abo bantu wabivuga iki. sha rero buriya sinzi nimba wenda ari nayo ntandaro yatumye agenda ariko nimba ari nayo mbese numva kwirukana icyumba aricyo cyatuma umuntu ata umugore. iyo ntabwo ari impamvu. urumva wowe ngo impamvu yabivuze nyine ni ugukeka avuga ati nyine wamubujije amahoro kuva kera. si impamvu ahubwo hari uwavuze by'ubushize by'ukuntu bamukubise icupa. Marite icupa namukoreye puranka nyine hari puranka twigeze gukora hari puranka yankoreye ari kumwe n'umukobwa ndayimwishyura nanjye nicarana n'umuhungu ariko njyewe sinabicisha kuri kamera nitwicara nyine ku nzira ari buveho avuye mu kazi ari bunyureho nyuma rero aza kujya guhiga uwo muhungu bararwana amukubita icupa. ubwo nabyo babishyize muri komenti. ntabwo se yari azi ko ari puranka. narabimusobanuriye nyuma naranabyumva biranarangira nyuma ajya kurwana. ko yarwanye atarabyumva neza ko numva yagukundaga byapfiriyeho ibi bintu. yumva ko atari puranka nyine ngo ari umuntu agufuhira gutyo abagukunda nyine ibintu byaje gupfira. iby'iyi si n'amabanga iby'ingo byo biba ari birebire nta wabyinjiramo ngo amenye uko buriya hagati y'abantu babiri haba harimo umwe wigiza nkana nk'uko nyine wowe Shania wenda buriya hagati y'abantu babiri hari ibanga mushobora kuba muziranye ubumwe bwe ibyatumye mutandukana murizi ko muri babiri ariko twe ntimuri tubwire noneho Marita akajya avuga ibye nawe ukavuga ibyawe ariko kandi impamvu muyizi muri mwebwe niyo mpamvu rero ibintu by'ingono nyine ni inama tuba turazikugira n'abantu barazikugira ariko buri ikintu nyamukuru mwamukizanye muri babiri kuko nta kuntu umuntu yakikura mu rugo ngo agende nta kintu mwapfuye keretse yaguhaze se byagenze gute sogora. ese ubushize ko bwari yajyanywe n'iki ubushize yari yagiye nanone yari yajyanywe n'iki we ubushize niba hari yavuze niba ari ukumusuzugura niba ari biki. Imana niyo nkuru izamfasha ndera abana gusa naho umugabo ni iki kiri kukugora rero aho umugabo agendeye mu rugo. ikintu kiri kungora ubu cyambere no gusobanura bwo gusobanura Gentil cyo kintu kindemerera. aracyakubaza aho papa ari aho mbaza nyine ari papa ari kutamuhamagara umubwire ko yagiye mu kazi. Umwana yagiye mu kazi nese wamuhamagara akatuvugisha ntago bavugana se. reka ntago avugisha n'umwana se. ariko kuri status njya mbona bapostinga na Gentil yaramupostinze kuri anniversaire ejo bundi ariko nari nzi ko nyine umuhamagara akavugisha umwana. reka kuva yagenda ntarabavugisha umva ko nyine ni ikibazo. hanyuma ubushize tuganira watubwiye ko ushaka kwimuka hano ariko ndabona ugihari gahunda yo kwimuka yarahindutse byagenze gute kuko wambwiye ko cyahari kuko nubundi n'iminsi ya preva ahubwo yararangiye nuko nkiri guhiga inzu inzu ntabwo nayishoboye ubu ukumagazo ariko hari heza pe
ntabwo nayishobora. hari heza ni ukuri. ngiye kujya mu kazu gato, hari umuntu wanyemereye kumba mbikiye izi ntebe. Nese iyo nzu ntabwo intebe zajyamo? ntabwo zajyamo, azaba zibitse. njyewe wenda Imana nitabara nkabona ubushobozi bwo kuba nasubira mu nzu y'icyuma na salo, ntongera zinsubiza. Hano hantu ni heza kandi ni hanini, nta kuntu washaka umuntu mubana kandi ufite abana, ntabwo bishoboka. kaba ari akavuyo. kaba ari akavuyo nanone. uzimuka ryarize? bizaterwa kuko ari igihe nakimuka nk'ejo cyangwa ubundi. iyi nzu yisohokemo rwose ukuremo ibintu byawe byose. shaka ubuzima ni danje nyine, kandi ubuzima aho bukujyanye niwo werekeza. Imana nica inzira wenda ikagira uko ibigenza, nzongera nsubire mu nzu nk'iyi. ariko wa mugani byahise nibyo byari bikomeye kurusha ibingibi. ariko nyine nk'uko bisanzwe burya iyo umuntu agiye mwafatanyaga, gusubira inyuma byo ni ibintu bihita byihuta. ahubwo usubira inyuma cyane. noneho uzike kwicara mu nzu kavasi ubumanane kugira ngo njye ngurishe matera, ngurishe intebe se, ukinjira mu nzu ugashaka ikintu wagurisha ukakibura. ukaba wenda ufashe nk'umwenda ukagenda ukawutanga kugura ibyo bibiri, ejo se wakongera. umwenda wambara uzi ko ari hahandi ugurisha ukagurisha bigushiraho, noneho ugatangira kugurisha na sirendere zo mu rugi, bigushiraho noneho ugasigara ubura icyo ugurisha. vaze noneho uyu munsi ndagurisha iki, utajyana inkweto se bari amasenyi nyine ukabyibazaho bikagucana. ubundi utangiye kugurisha ibikoresho byo mu nzu nyine n'ubundi uba wagiye nyine, kuko ibyo bintu uri kugurisha ejo uzongera ubigura. nkubwiza ukuri njye nta mwenda nkigira muzima ufatika, ko njyewe imyenda yitwa amapantaro nagiraga ubwo yamaze kugenda urumva byarancanga, nkahita ngenda mu bagura imyenda ishaje, ipantaro bakama bibiri. abagura imyenda ishaje ko nziko batanga amafaranga make, bari abantu ubwo bamuhagaye. ipantaro z'abagore ni muri 2, z'abagabo nizo zihenda zigeza no muri 4, yenda bakama 2 cyangwa 5. wacuruje iyo wacuruzaga iyo wari ufite. reka iyanjye nambara ipantaro nkirukanka banyijyanye ku isoko cy'imisagara, bakampereza ibyo 2 cyangwa 5, ntaza nkahira abana, nta pantaro nyigira. ubwo se reba noneho natekereje amaso ubu nzinge n'igitenge nkijyane. ibyo bintu byose umuntu abagurisha ejo urongera ukabigura. urongera ukabikira. nusi imyenda suyi ikenera umwenda urawukenera ugasubira kuwugura. gusa nyine wamugana aho kugira ngo mu burare wagenda ukabigurisha cyangwa ukabigwatiriza. none nta kindi nyine, kubera ko iyo udafite ahantu ukura igiceri nubwo cyaba ari inoti ya 500, byanze bikunze wenda uyu munsi murarya ariko n'ejo muzakenera kurya. niyo mpamvu rero wamugani utamenya nyine, ariko uko biri kose igihe kizagera. naratekereza abana yagenda basi agasiga niye nkagurishiye yazagaruka kuyimbaza narayigurishije. umuntu ugenda agasiga ibintu ni umuntu uzagaruka vuba, ni umuntu ufite gahunda yo kugaruka vuba. ariko umuntu ugenda akajyana itwo twose ni umuntu ufite gahunda nyine yo kutagaruka vuba, yo kutazanagaruka. ariko amambere yose ariko nazigurisha ngahe se niko batamamo na senyeza. ariko buriya uzi ko naje gusanga Marita uzi ko ashobora kuzagaruka. ntawamenya, simbizi. uriya mugore bakorana video uramuzi? yari umugore nawe nzi, gusa bajyaga bavugana kirina, bajya bavugana ariko nyine igihe cyarageze bari nk'inshuti. igihe cyarageze noneho nkajya mpishwa ibyo bavugana nubimenye. simbimenye. numva rero sinamenya ngo nimba ari we wamuzamuye, nimba ari we yagiye akurikiye, ntabwo mbizi, ntabwo wabimenya. nabimenya pe. ariko bitewe n'ukuntu bakunze kuba bakunze gukorana wa mugani komedi Marita akarira. uriya mugore akubita Marita sha
udushyi pa Yesu we undi nawe Marita akarira undi akamukubita mukandi akamuhoza bitewe n'ukuntu bakunda gukorana kandi bahisemo ko ari we muntu bakorana. Ni wenyine ntawamenya rero komedi y'abantu babiri gusa itagira uwa gatatu. ntawamenya twe kubitindaho ariko kubera ko impamvu yari yose yatumye uwo yaba yaragiye kureba wese ntacyo byahindura. nimba ari nawe yagiye kureba ni ukuri pe Imana izaba umugisha njye simbifuriza imivumo nta kibi mbifuriza mana yanjye abo bazatunge batunganirwe niba n'abana bazabana amahoro. nta mubyeyi we nimba uri umubyeyi mbura umukobwa ntabwo mbizi uzamubera imfura basi unduti azamuha ibyo wamwimye nibyo byiza yaburiye iwanjye ntazabiburiraho uzanerera umugabo agahinda ntazakubabariza umugabo nibyo koko oya atazatuma wenda yicuzana kuko ashobora kuba wenda yaranyanze kubera impamvu runaka agerayo ugasanga ni kimwe n'aho yavuye akahita ahurwa abagore ntazamuhuza abagore rero azakora iyo bwabaga mwiteho muri make. hanyuma wowe rero buriya akenshi iyo umugabo yatandukanye n'umugore wa mugani umugabo ashobora kujya kwinjira ariko n'umugore akinjirwa. umuntu ashaka kwibaza se wa mugani cyane cyane mu buzima baba bumeze gutya umuntu aba arimo muri utu tubazo twose ugiye ufite hari ukuntu harashaka kuza umugabo agahita agufatirana nyine n'utu tubazo agahita avuga ati shani yawe ukeneye niba ugeze ku rwego rwo kugira ngo ugurishe umwenda wambara urumva ko ibintu byabaye nabi ukaba ugiye kwimuka ibintu byabaye nabi. rero hari igihe abagore umugabo ashaka kugufatirana muri bya minsi nyine itari myiza bya bibazo urimo akavuga ati umugabo n'ubundi yaragiye ukeneye ibi akavuga ati ndaje ngo ibi hanyuma njye nawe tubane nyine nubwo atakwinjira hano nyine mukabana ahandi nibyo nshatse kuvuga. hanyuma wowe bimeze biti tukabana mu bana banjye babiri yego Yesu we ubu se haje umuntu akavuga ati iyi nzu muyishyura amafaranga ngiye kukwishyura amezi 3 cyangwa 4 ibyo byo kurya birabonetse icyo gishoro wenda 20 byo kujya kuranguza imyenda arabigukubisa nka 40 nyine twa hafi uri kureba akagura akawunga akagura umuceri akagura agasukari ibiro 2 agaterekaho bitewe n'ibibazo ufite nk'ubusugiye kwimuka wimukira nta kintu aka kanya nagusubiza bivuze yuko nabyitwaramo bishoboka ntabwo ubu aka kanya ntabwo nakubwira ngo ubwo nabyitwaramo gutya mbese ntabwo uramenye niba wabyenga cyangwa wabyemeye ntabwo ndabimenye yaba agushoboye ariko umuceri inzu agakubita agakawunga hariya ka 25 umuceri wenda ibiro 15 akishyura inzu amezi 4 agasitoka aho ngaho agakubita veni zo kujya kurangura akavuga ati shani rero bimeze neza njye rwose ndaje ryaba ari ihurizo wa mana we umbe hafi ndengere ibihe uzabinyuzemo bigendemo amahoro. uwo muntu aje wa mwanga kombi hari igihe umuntu mubaze cyane akavuga ati nabyemera uko namenye icyo gukora ari uko byabaye ariko iyo uvuze gutyo rero kanya nta gisubizo navuga ngo mfite iyo uvuze gutyo rero uba wanabyemera uburyo njye bumpagaze aka kanya sinzi uburyo nyine ubwo nahakana ariko abagabo mumenyere nanone ndabiyamye ntibamenyere ndabizi bagira akamenyero abakumenyera utamwimenyereje reka ariko umuntu yakumenyera utamwimenyereje kandi no gukora ibyo ngibyo ntabwo yaba akumenyereye ko yaba agukunze se yaba akwanze oya karuza none akagukorera ibyo ngibyo ashaka no kuguhemukira mu bundi buryo nanone haruza agakora ibirenze byawe akaba umwana mwiza pe akanakwitaho nta kibazo ariko akaguhemukira ku buryo uzicuza none se uzasaza utya nyine kari byo turi kwibaza mundeke mbanze nitekerezeho njye n'abana banjye mbanze nitekerezeho ubu ikintu kindi mu mutwe ke ni ishuri ry'umwana inzu kurya ariko ishuri ntabwo ari menshi kuko ntabwo ari menshi muri leta babashyiriye ahandi mafaranga bongeyeho se yo kurya babashyiriye ayo kurya
kurya ku ishuri ahantu yiga hari muri pirive, hari hasanzwe hari muri pirive, ko nishyuraga icyo gihe umuntu wigeze kunyishyurira warahita abyibuka, nishyuraga 61. pirive hari muri pirive ifashwa na leta, babihinduye leta rero baragabanya, bakuraho minerivare nyine ivaho, ariko nubwo minerivare yavuye twishyura nyine asanzwe muri leta bishyura, ariko kurya kubera nyine baba bana bamenyereye ibintu bya pirive nyine batamenyereye kawunga, deregiteri nyine ubwo n'ababyeyi baharereraga twese dukora inama, ubwo bemeza ko tugomba kugira, navuga ko ariko twe batugabanyirije, ko nimba uvuye ku 60 ukajya ku 20 ari make. Ubwo rero ayo 22 niyo dutanga yo gufasha abana nyine kugira ngo batarya kawunga, niyo yo kurya 1000 nyine ni igisanzwe cya minerivare. Ubwo na 24 byo kurya ku gihembwe, buri gihembwe. Ubwo ariko nta nubwo ari make, ni menshi kuko urumva kubera impamvu ari menshi ni uko ufite utuntu twinshi dukeneye amafaranga. Kese yari menshi kuko buriya ku ishuri ikintu makundira hagora gutangiza umwana, iyo ubonye 5 babijyana, wabona 2 ukabijyana, bitanga mu gihe yaboneye, ayo ubonye ukagenda wishyura akaborodero ukajyana, ukishyura akaborodero ukajyana, igihembwe kijya kurangira se utarayamaze. Ngize ngo ni ukuyaterura rimwe nyine batangiye tuyatwara, ntabwo yaterura rimwe, keretse iyo urangaye nyine ugatinda kujya wishyura, gutyo ni gake gake igihembwe cyakurangira bayabonye. Gusa ndashimira umumama wanyemerera kuzamwishyurira uyu mwaka wose, Imana imuhe umugisha. Guhera mu kwa mbere, guhera iki gihembwe umwaka ugashira, ambwira ati uko batangiye jya umpamagara, yabagukoreye umuti, burya icyo ngicyo kiba kivuyeho ugasigarana ibindi. Bikishuri cy'uyu mwaka cy'ishuri kiri ku ruhande, cyaba kigiye kureba ibindi, hagasigara inzu no kurya, ubundi ngo ni inzu no kurya no kwambara. Kwambara bwo nubwo wakambara ibirere, kwambara ni umurembwe tuzatwambara iyo dufite, ubundi uretse njye wagurishije ngasigarana, ubwo ni imyenda ingahe mfite, nta pantaro n'imwe nsigaranye. uzabigura upfa kuba utambaye gusa, imyenda izaza, none se wakambara ushonje, ubanza ukarya, ibyo wakambara byose ibyo nta kibazo. Hanyuma ahantu ugiye kwimukira uzimukira ni hano hafi, urumva hano turi Kimisagara, ruguru ku muhanda w'amabuye, n'abantu bahazi niho babaga. Ugiye kwimukira ni muri Kimisagara cyangwa Abahinduka? Najya kurasa nkabone uko nimuka, ni hafi hatazansaba amatike. Ni muri Kimisagara nanone? Ntabwo Kimisagara wayivamo. Ako wajya kugira kwimukira ahantu bigusaba kongera gutega, ugafata icyo kimoto cyangwa imodoka igutwaza ibintu udafite n'ayo yishyura, no kwishyura inzu byabaye ikibazo. Biterwa n'aho wifuza gukorera, kuba nyine biterwa na karitsiye burya, kuko hari ahantu ushaka gutura ukabona wahacururiza iyo myenda, nk'iyo myenda uzunguza yawe ukavuga ati iyi karitsiye narifatishije nzajya nkorera. Gusa binkundiye nanakimuka muri iyi karitsiye nkayivamo, ko n'ubundi kuva nahaba se nta kintu ndakora mbone nyine kihagenda, mvende byishimo. Ubu mbere byigeze kugenda neza, uretse ubu byanze, hari igihe byigeze nese kuva Kimisagara bigenda neza cyane, cyane n'uko byari biri aho nyine ari akazi yaze. Ntabwo nigeye nkorera inaha ngo bigende mvuge ngo ndi gukora nyine nkunguka neza nkavuga ngo mbayeho ni mu buzima bwiza, wapi. Ni kwa gukora nyine yo kugira ngo udapfa, byo kwishakisha, byo kugira ngo utabura icyo urya nyine, nibyo kwiyeranja. Ubundi wama nka karitsiye yari irimo nk'imikorere, ayibwirwa n'iki irimo nk'imikorere, ubwo ijyanye n'akazi ukora ko gucuruza imyenda. Niyo nabona karitsiye igira abakiriya benshi nkajya nangureba sinye inyanya karara ishize, aho nahaba. None se ugiye gucuruza, ni imyenda ugiye gucuruza ni inyanya? Nshaka imyenda nyine, kuko burya umwenda niyo wagurisha imyenda 2 waranguye 10 urarya.
gusa nanone ikibi cy'imyenda ushobora kuburara kandi wagiye gukora utagurishije umwenda n'umwe. niyo mpamvu akenshi ibintu byo kurya biragurwa bigashira. Ariko nanone iyo ubuze abakiriya nanone urabyirira birapfa. Imyenda rero ikiza cyayo iyo ubuze abakiriya uragenda ukabika ntipfa, ariko nanone ukaburara uyifite wararanguye utabona n'uwuhereza ati bumpaye bibiri. Hawe wagenda nguvuga ati bumpaye bibiri, uretse kwa kwizera ngo ngenda akora ukajya nko kuri butike ukayikopeshwa bati nincuruza umunsi nacuruje nzishyura. Hakoze n'inda gukopa 2 3 kaguhereza ubwa mbere ubwa kabiri abona aje ubwa gatatu agatangira kugira ubwoba. Nta muntu wagukopa 2 kuko cyane cyane iyo uje ubwa mbere ubwa kabiri abona ntaho uzakora kwishyura. Kuba ngombwa ko nyine ndetse abantu ubundi bafite akazi ka leta nibo bikopesha bakabakopa, kavuga ati afite aderese natananyishyura nzajya ku kazi ke. Ukwezi kw'inzu kuzashika ukwezi nako ahemberwa azahita yanzanira. Ariko nkatwe tuba dushakisha agukopa rimwe ariko ntiyagukopa 2. Ntabwo bishoboka. Ngo 2 aba yarengereye. Turi kugana ku musozo ushani Marita aramutse ashatse undi mugore wabyishimira cyangwa byakubabaza? Ariko ariya mahitamo ye namushyigikira. Ariyo mahitamo ye n'ubundi yaba ariyo mahitamo ye. Yaba ariyo mahitamo ye. Ndi kukubaza wowe wabyishimira? Gusa ko kubabara ntikabura. Ese mvuge ngo kabura. Uramutse umenye ko ashatse umugore byakubabaza muri make? Nababara. Ariko byashira. None se wabazwa n'iki kandi n'ubundi utamufite? N'ubu ngubu erega sindiyakira neza ariko nzi neza ko bizashira. Iyakire wumva utuje. Urumva azagaruka se impamvu utariyakira? Ntabwo mbizi. Uzi umuntu utaramvugisha nabyo ntanicyo nakugaruka ahubwo nako. Hako niyishakira. Wenda nankunde yakishakira. Nkamenya ngo sindi kumwe n'umuntu. Aho kugira ngo uyu munsi abe yagiye, ejo agaruke, ejo bundi abe yagiye, ejo bundi agaruke. Yashaka. Hari ubwo ateganya kugaruka se? Neza bagiye kangahe? Ubwa kabiri ubwo wari ubwa kabiri agiye agaruka. Bivuze ko n'ubu ngubu wicaye uvuga uti ni isaha n'isaha ashaka kugaruka. Mu gihe nkiri muri iyi nzu ubundi nk'ubu se ko manze namubwira ngo subirayo iwawe mu gipangu hose bazi ko ari iwe amugana. Ariko nimara kwimukana none buriya nzaba mushyizeho indi gasoko. Uzaba uri iwawe? Nzaba ndi iwanjye. Ariko ubu nkiri muri iyi nzu n'ubundi ndacyari bisa n'isaha niwe yaza shanze ko yakinjira mva nta n'icyo wavuga. Nta n'icyo navuga. Ariko ni nimukana we ubwo nyine ni kwakona azajya yabanza gakomanga. Gukomanga se bwo yamenye ati ubwo ko naserera no wamweretse. Hari abantu muturanye bari bamenya ko yagiye cyangwa ntabwo ibanga? Ntabwo harabimenya. Ntabwo bakubaza ngo umugabo ari hehe yagiye. Hari abantu burya mubana mu gipangu bakakubaza utuntu twose. Amahirwe ngira nuko abantu duturanye n'abakoresha telefone nini ntabwo bita ku bintu wenda bya social media ngo babe barabonye ikiganiro nakoze. Bazi ko yagiye mu kazi nyine. Bazi ko ari mu kazi. Kuko n'ukuntu yagiyemo ngiye yagiye muherekeje. Wa mugani ntibatekereza ko yurira moto muherekeje nteruye umwana. Bakureba. Bandi bose ubwo navuga ko umugabo yanaye go. Ntabwo babyumva. Nta nubwo babyumva bavuga ati n'ubundi nagakina ariko dukina. Bavuga ati se ko yaherekeje umugabo bakagenda kuri moto yamutaye ate kandi barajyana. Ariko nibyo byiza. Nibyo byiza kuba batarabimenya. Kuko iyo abantu banayimenya bakota. Mpamvu nshaka rero kuhimuka n'ubundi bataramenya amakuru. Bazanayamenya bakamenya naragiye ntakibibari imbere. Marite nuko bitakunda ngo tumuvugishe ariko nari kumubaza kuvuganye ni we ese ushatse undi mugabo byamubabaza cyangwa byamushimisha. Ariko ubwo nsubize mu mutima we. Marite ujya muri comment unsubize ko kana. Shani yaramutse ashatse umugabo byakubabaza cyangwa byagushimisha. Kuko hari ukuntu abantu batandukana nyine buri wese akavuga ati azashaka umugabo cyangwa azashaka undi. Gusa ikibazo nanone ko mwasezeranye. Hari ikintu ntago ndi kubivuga nkaho mwatandukanye burundu kuba mugani nuko bivuga isezerano ubundi ahantu byemerewe no kujya kwa kagatanyo bakakanya sinakaga gatanyo nawe ni yakaga gatanyo ngo bikunda
hatarashira amezi agiye tutari kumwe. harya ubwo niryo tegeko ririho niko mbyumva. Amezi 6 ubundi mwamwemereye ko ayamaze ntaramubona, nemerewe kugenda mu mategeko. Umugabo yaragiye nshaka gatanya. none se katari mu gihugu ubwo yayiguhate yabya bazamuhamagara kaza iyo bakandika dosiye sigiye yazi akaburana ikibazo kandi ko gusezerana. Ariko nta nubwo tunifuza ko mutandukana, mari tuzagaruke mwongere mu banye. Buriye abantu hari ukuntu abantu batandukana ari nk'agapoze. Umuntu avuga ati reka njyewe hari nana turi muri pause turi kwitekerezaho. Buri muntu akajya kwitekerezaho. Yara gastori nzi numvise umugabo n'umugore nyine kuno baserera. Urabizi ko nta mugabo ugikubita umugore afungwa. Umugabo yahoraga arwana nyine aserera n'umugore we batarwana. Umugabo aravuga ati kugira ngo nzagukubite bazamfunge cyangwa nzakwice, reka ngende gusigire inzu yawe ube witekerezaho nanjye nitekerezeho. Bafashe amezi 2 yo kwitekerezaho, bara batandukanye. Umugabo aragenda nyuma y'amezi 2 uzambwira igitekerezo ufite nanjye mvuga icyo mfite, nitwumva dukwiye gusubirana uzongera dusubirane. Namwe rero hari ukuntu abantu batandukana kubera n'umujinya nyine akantu mwapfuye kako kanya mukaba muhanye igihe. Marita akavuga ati reka mbe ngiye kwitekereza none umugore yitekerezeho, nabona ko ankeneye mu buzima bwe nzagaruka nanjye ninsanga mukeneye. Hari umuntu ushobora kuvuga avuga ati umuntu mubuze ubuzima bwanjye ntabwo bwabo meze neza. Marita ubwo nasanga mu buzima bwe utarimo agasanga nta kibazo afite ntabwo yagaruka. Ubwo cyangwa se nawe ugasanga Marita atari mu buzima bwawe ugasanga nyine wabo meze neza, ubwo ntimuzongera kubana. Ariko mwe mwese uko muri babiri buri umwe niyumva ko ataba hadakenda adafite mugenzi we, Marita azagaruka mwongere mu bane. Kandi ni nabyo twifuza. Ntabwo twifuza ko mujya mu bya gatanya, ntitwifuza ko twumva ngo Marita yashatse umugore ngo washatse umugabo. Abantu hashize igihe ariko barabyibuka. Kaganga na Muhoza batandukanye bamaranye amezi 6 babanye bakoze n'ubukwe, ariko ubu divorce barayihanye, buri wese yagiye kubukwe n'undabukwe. Urumva bo uri kumva byaba ariko ni nabirebire ntabwo bihuye n'ibyanyu, ntabwo bimeze nk'ibyanyu byaba byo byari ibindi haje undi mugabo haza ni byinshi. Ariko ntabwo twifuza ko namwe bibankabyo kuko bariya nabo twabatahiye ubukwe, bakoze ubukwe bwiza nkuko namwe twabatahiye umurenge, mwumvaga muzakora n'ubukwe. Ariko reka twizere ko byibura muzongera mukibuka bya bihe bya kera mwagiranye, mukongera mugakumburana mugahita mubana. Simbizi mu bitanya reka tubyizere ntawamenya. Hanyuma bitanya amazi mbamubyize kandi wakishima agarutse ngenda bizi. Ntago mbizi wakishima kubera ko uriya hari ukuntu umuntu agenda nyine ukabona bikubanye bibi nkuko n'ubudari bibi. Wenda wameze neza ntawamenya cyangwa se nawe ntameze neza, ariko agarutse yameze nabi. Icyo nzi cyararatuje sutuje rata. Ndabizi iki kiganiro kuri bukirebe aho uri sutuje. Marita ikintu kiganiro kirebe njye uze kwandika muri comment umbwire Shani yaramutse ashatse undi mugabo byakubabaza cyangwa hano hanze hari abagabo baramutwara nde wowe shyira mu kizirikare ko bakuru rero baranterura bamutamutwara Marita bazi gutwara nibatwara. Shani turi gusoza nagira ngo ugire ikintu ubwira Marita. Marita Imana imuhe umugisha. Yes. Iryo jambo ni rigufi cyane. Ntaga ubigize bigufi yandumva ariko wari iki kintu. Njyewe nta jambo mfite ryo kuba namubwira. Ari igihe buranzamubwira, igihe nzamutegurira umunsi nkamukorera ikiganiro. Kandi ujye uvuga ngo ntaga kuvugisha kandi ushaka kumuvugisha. None hano kari bugusubize cyangwa se n'ugatagusubiza. Ariko nuvuga arakumva. Wamubwira kari ku mutima. Ubwira uti mbe ndagukumbuye. Niwe mukumbuye bimubwire. Icyo namubwira zijijisha umunsi umwe ahamagara avugane na Gentile. Icyo cyonyine. Mwana aragukumbuye. Savugisha umwana. Ntago nzayitaba kunyamubona amahoro kuko n'agapaki k'umugati sha. Yari nawe umumenyereje bwa natamugura biramureba. N'agapaki k'umugati. Wijijisha numara kureba iki kiganiro.
njye nuyihamagara pe kuko wambarutse udashaka umuvugisha ntabwo ndahita nyihereza umwana ubwo naba adahari sinyitaba ndarindira hagere ngo uhamagare muguhereze kuko umwana niwe ugushaka ntabwo ari njye ngaho nubikorera umwana wawe Martin umwana aragushaka uzijijisha wa mugani umuhamagare muvugane reka dusoreze hano ndabashimira mwese nukuri hari abantu bari kuvuga ngo Shania niwe watumye umugabo agenda nta kintu mbiziho ariko we n'umugabo we nibo bazi ibyanyabyo twebwe bungu tuba turi mu Kigali umuntu hatera comment nawe wajya ngo yavuze ikintu avuga nawe kuko yateye comment 3 zitandukanye abanje avuga ngo ndi umugore winjije arongera ngo ningenga ibyo byose ngo wabiteye nyuma arongera arigarura ngo ihangane ngo urere abana arongera ngo abana ngo uzabashyire ngo waba umugabo nawe ubwo hari yaza biramuvanga hari igihe kireba agahita hari abantu benshi bareba ikiganiro akandika comment cy'igitangira ataragisoza yagisoza akongera agatanga indi comment bitewe n'ibyo yagiye kireba saka kirangiza agatanga comment yateze amatwi gisoze hanyuma niba ari Shania niba ari kumunenga umunenge ariko wumvishije ibyo yavuze byose hari igihe utumutuka utumvise nyuma ukicuza impamvu ntutse rero reka tubashimire ariko byose ni byiza ari uwatukanye ari comment mbi ni nziza tuba tuzikeneye nta kibazo kuko ubu ziranyigisha pe n'ukuri ubu uvuze ikitekereza ubu nyine uvuze ibikurimo nawe yari byagasanga icyo wamutukiye ari ukuri aragikosora reka dusoreze hano Marita aho uri turagusuhuje komedi zawe turazireba rwose ebana courage ariko nukuri muzongere murebe ukuntu mubigenza twongere tubone Marita na Shania bishimye baseka mumeze neza muryoshye reka dusoreze hano tuzongera gusura Shania yarimutse ateganya kwimuka kutongera tumenye amakuru uko bimeze reka dusoreze hano